Twongeye kubasuhuza bakunzi b'ibiganiro byacu. Ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi, aho tugiye kurebera hamwe ibimenyetso 7 bishobora kukwereka ko cyangwa kukugaragariza ko urwaye indwara ya kanseri y'amabere. Niba rero ujya ukunda ibiganiro bijyanye n'ubuzima, niba ukunda kumva ibiganiro by'ubuzima, ni ukuri ube hafi ubashe kumva byinshi ku bijyanye na kanseri y'ibere. Ikaze, muri kumwe na muganga Theophila. Wibuke gukora subscribe, ukore share ku nshuti zawe kugira ngo nazo zibashe kumenya byinshi ku bijyanye n'ibere. Ikimenyetso cya mbere ni utubyimba two mu ibere mo imbere. Uvuga ngo nimba ukora ku ibere mo imbere ukumvamo utuntu tw'utubyimba, icyo gihe uba ugomba kugana muganga akagusuzumira akakumenyera niba ari kanseri irimo imbere itaragaragara. Kuko igihe kinini kanseri ntabwo ihita igaragara, itangira itababaza, ariko yamara kugera ku rugero ruri hejuru cyane ikagira ububabare bukabije. Niyo mpamvu rero dusaba abantu kuza kwivuza hakiri kare. Ikimenyetso cya kabiri ni ishusho y'ibere ihindagurika, rimwe na rimwe ugasanga ibere ryabaye rinini, ubundi ugasanga ryabaye rito cyane, uba ushobora no gusanga hano ku moko y'ibere hahenengeyemo imbere. Icyo gihe iyo miterere idasanzwe y'ibere rero iba ishobora kukwereka ko ufite ibibazo bya kanseri y'ibere. Nubona iyo miterere idasanzwe ku ibere ryawe, ugane muganga aragufasha akumenyere nimba ari kanseri y'ibere. Ikimenyetso cya gatatu ni ukuva amaraso cyangwa andi matembabuzi mu ibere iyo hari ibintu mu ibere. Uvuga ngo nimba hari ibintu biri kuva mu ibere ryawe, ariko ukaba utonsa ngo uvuge ngo ni amashereka, ukaba udatwite ngo uvuge ngo ni amashereka atangiye kuza, uba ugomba kugira amakenga, uba ugomba kureba kure, ukajya kwa muganga bakagufasha, bakagusuzuma, bakakumenyera niba atari kanseri y'ibere urwaye. Ikintu cya mbere cyiza kiriho ni uko kanseri y'ibere iyo imenyekanye kare, 90% baravurwa bagakira abo yamenyekanyeho kare. Gusa ikibabaje ni uko abantu benshi mu byumva ntubitindeho, ukabati ubwo kano kantu katandya nta mpamvu yo kujya kukwivuza. Kuba akantu katakurya ariko kari ku mubiri ni icyitonderwa, ni ibintu byo gutekerezaho ukanibaza impamvu ahubwo kari ku mubiri wawe. Ikintu cya kane, uruhu rw'ibere rurahinduka rukamera nk'uruhu rw'amaronji. Ngira ngo mwese mujye mwitegereza uruhu rw'amaronji uburyo ruba ruriho utuntu tumeze nk'utwenge twinshi cyane. Reba nk'umuntu wagisheshe urumeze, ubu uriya kuntu hariho utuntu tw'utwenge twinshi cyane. Rero nujya kureba ku ibere ryawe ugasanga habayeho nk'uruhu rw'amaronji, ukabona hari gusa nk'aho harimo utu tuntu tw'utwenge twinshi cyane, icyo ni ikimenyetso mpuruza kikwereka ko ushobora kuba urwaye kanseri y'ibere. Uvuga ngo ushobora kuba uyirwaye kuko ntabwo urajya kuyisuzumisha ngo umenye koko niba ariyo. Nimba ubonaho icyo kimenyetso rero, jya kwa muganga hakiri kare, ugende bagusuzume, bagufashe, bakuvure. Ikimenyetso cya gatanu ni ukubabara mu ibere cyangwa ku rutugu. Uvuga ngo buriya ibere nubwo turibona hano imbere, ariko ubundi ntabwo ari aha bwite ibere ritereye. Uvuga ngo uturukamo hano mu mahamo ahangaha, aha haturuka imitsi y'amabere. Ushobora kugira ingorane cyangwa se ukagira ibibazo mu mitsi yo mu rutugu, icyo gihe mu gihe wagize ibyo bibazo unababara mu ibere, uba ugomba kugira impungenge ko ishobora kuba ari kanseri y'ibere warwaye. Jya kwa muganga bakurebere, bagusuzume, bagufashe hakiri kare. Ikimenyetso cya gatandatu ni ukuzana ibibyimba mu kwaha. Aribyo nababwiraga, kuzana ibibyimba mo mwene ahangaha. Aha haba imitsi, iyi mitsi niyo itangira, ni ukuvuga ngo ahangaha niho ibere ritangirira, hano haba imitsi y'amabere. Iyi mitsi rero kugira ngo igihe watangiye kumva hajemo ibintu by'ibibyimba,
igihe watangiye kumvamo harimo utubyimba uba ugomba kujya kwa muganga bakagusuzumira bakakumenya ko atari kanseri y'ibere yatangiye. Nababwiye ko kanseri y'igitangira ntabwo iryana. Abantu benshi rero iyo mwumvishe impinduka ku mubiri wanyu kandi mukabona bitabarya, mubigira nk'aho bitabareba, mukabyihorera, kandi burya kiba ari ikibazo gikomeye cyane kuba wabona indwara ku mubiri wawe kandi itari kukurya. Icya karindwi ni impinduka ku moko y'ibere. Swate birashoboka ko imoko yinjiyemo mo imbere igasa n'ihenengeye, cyangwa ibere rikagwa cyane ku buryo bukabije. Uvuga ngo ukabona amabere yaguye cyane pe ku buryo bukabije. Icyo gihe iyo ubonye icyo kimenyetso wihutira kujya kwa muganga bakagufasha bakagusuzuma ibere hakiri kare kugira ngo bakuvure. Abantu benshi bavurwa hakiri kare barakira, kandi kuko kanseri baba bayifatiranye hakiri kare bakayivura igakira. Ariko iyo utinze igenda ikagera ku rugero rukabije, iragenda ikagera ku bubabare bukabije, hahandi kukuvura biba bitagishobotse. Abashakashatsi bo mu ishuri rikuru rya Johnson Hopkins Medicine bavuga ko gusuzuma impinduka zose ku mabere yawe no kwisuzumisha buri gihe bigira uruhare runini mu gutahura ko urwaye kanseri y'ibere. Ni ukuvuga ngo igihe kinini jya ujya kwa muganga wisuzumishe bakurebere nimba nta kanseri y'ibere urwaye. Nkeka ko kenshi tujya kwivuza, kuba rero wagenda ukabwira muganga akanagusuzumira akakumenya niba nta kanseri y'ibere urwaye, ntabwo ari ikizamini gisaba umwanya munini, ni ibintu agukorera mu minota mike cyane muri kumwe mu isuzumiro ukitahira. World Health Organization yo ivuga ko kumenya ibimenyetso bya kanseri y'ibere hakiri kare bifasha mu gukira kanseri y'ibere, ndetse bakavuga ko kanseri y'ibere ku muntu wayimenye hakiri kare ikira ku kigero cya 90% iyo ivuwe hakiri kare. Ni ukuvuga ngo iyo bayifatiranye bakayivura hakiri kare iba ishobora gukira ku kigero cya 90%. Rero nta mpamvu y'uko urwara kanseri ngo ikuzahaze kugeza igihe izarenda ikugiraho n'ingaruka, kugeza igihe izarenda igugeza no ku rupfu, kandi wakabaye warayivuje hakiri kare igakira. Reka nongere mbibwirire bimwe mu bintu bishobora gutera kanseri y'ibere, byibuze nawe bimwe se ujye ubyirinda, cyangwa se wumve ko hari n'ibyo utakwirinda, ariko mu gihe ubyibonyeho, mu gihe uzi ko hari aho wahuriye nabyo, byagufasha kwitwararika, bikagufasha kujya kwivuza hakiri kare. Ikintu cya mbere twavuga ni uko kanseri y'ibere ishobora guturuka kuri heredity. Niba iwanyu mu muryango w'iwanyu hari abantu bigeze kuyirwara, nka mama wawe se, bakuru bawe, ba tante, ni ukuvuga ngo urwo ruhererekane nawe uba ushobora kuzagira izindi ngorane zo kurwara kanseri y'ibere. Mu gihe rero wibonyeho utuntu tw'utumenyetso tudasanzwe, hita ubitekereza hakiri kare, wibuke ko hari umuntu mu muryango wigeze kuyirwara, hanyuma nawe ujye kuyisuzumisha hakiri kare. Ikintu cya kabiri ni imyaka y'umuntu, cyane cyane iyo umukobwa yagiye mu mihango akiri muto. Ni ukuvuga ngo umukobwa wagiye mu mihango akiri mutoya, ni ukuvuga ngo iyo uba ufite ingorane zo kuba warwara kanseri y'ibere. Abandi niyo ugiye muri menopause utinze cyane, ni ukuvuga ngo iyo ugeze igihe ugiye gucura cyane utinze. Nababwiye ko mu kiganiro cyabanje nabateguriye, nababwiye ibimenyetso biranga umuntu ugiye gucura, babwira n'imyaka icura ritangira ko ari hagati ya 45 kugeza kuri 55. Uwumva agize amatsiko aze kugenda mu biganiro byabanje, arebe icyo kiganiro, yumve arebe ibyo bimenyetso bigaragaza ko umuntu agiye gucura. Ikintu cya gatatu gishobora gutuma kuba intandaro yo kurwara kanseri y'ibere ni ukuba utarigeze ubyara, cyangwa warabyaye urengeje imyaka 30. Iki kintu ndashaka kuzagikoraho ikiganiro ku bantu batinda kubyara bakazabyara hejuru y'imyaka 30, ibibazo cyangwa se 35, ibibazo baba bafite. Aba bantu nzababwira rwose ibibazo bakunze guhura nabyo,
nzabateguriraho ikiganiro. Murumva ko bafite n'ingorane zo kuba barwara kanseri y'ibere. Ikintu cya kane ni ugukoresha imiti yongera imisemburo igihe kirekire. Hari abantu bakoresha imiti yongera imisemburo bitewe n'uburyo imibiri yabo bitewe n'ibibazo by'imibiri yabo, ugasanga nk'umuntu wenda afite ikibazo cyo kumera ubwanwa, agakoresha imisemburo kugira ngo arebe ko bwa bwanwa bwagenda. Ugasanga abandi bafite ibibazo by'uruhara, n'ibintu byinshi cyane abantu bagenda bakoresha. Ikindi, kanseri y'ibere ntabwo irwara abagore gusa. Batagira ngo kuko abagore twe dufite amabere ni natwe tugomba kurwara kanseri. Oya, n'abagabo barayirwara nubwo bitari ku rugero ruri hejuru cyane, ariko n'abagabo barayirwara. Ikindi kintu gishobora gutera kuba warwara kanseri y'ibere ni imirire n'imibereho mibi. Imirire n'imibereho mibi. Ikindi nanone nakubwira ni ukuba hari indi kanseri wigeze kurwara. Ngo niba warigeze kurwara indi kanseri, ube witeguye ko ushobora kugira n'ingorane zo kurwara kanseri y'ibere. Nababwiye ko ikintu cya mbere cy'ibanze ni ukwisuzumisha hakiri kare, ukamenya impamvu umubiri wawe wagize impinduka. Niba rero wibonaho ibi bimenyetso, niba wibonaho biriya bimenyetso nakubwiye, si byiza guhangayika, ahubwo ihutire kujya kwa muganga bagusuzume, barebe ko ari kanseri koko y'ibere. Kuko nibamara kumenya ariko ari kanseri y'ibere, bazagufasha bakuvure, na cyane ko nabwiye ko iyo uvuye hakiri kare ikira. Wibuke gusangiza iri somo abandi bagore bagenzi bawe. Iri somo abagore bakeneye kuryumva, bakamenya uburyo bagomba kujya kwisuzumisha hakiri kare, bakareba niba nta kanseri y'ibere barwaye. Turagushimiye rero wowe wakurikiye ibiganiro byacu, turagushimiye wowe wahisemo kudukurikira, turagushimiye wowe ukunda ibiganiro byubaka ubuzima. Reka dukomeze dufatanye turengere ubuzima. Amagara araseseka ntayorwa, ariko nituyafata hakiri kare, ndakeka tuzaba dutanze umusanzu ukomeye. Umusanzu wawe ni ugusangiza iki kiganiro abandi bantu benshi, bakabasha kumenya ibimenyetso biranga kuba umuntu arwaye kanseri y'ibere, hanyuma nabo bakabasha kwisuzumisha, uwo basanze arwaye akavurwa hakiri kare. Birashoboka ko bakuvura rimwe na rimwe n'ibere bakarikuraho, ugasigarana rimwe kandi ugakomeza uri muzima. Mwakoze kubana natwe rero, dukomeze tubane mu biganiro bya buri munsi. Nababwiye ko ubutaha nzabategurira ikiganiro kivuga ku bibazo umuntu ashobora guhura nabyo igihe abyaye arengeje imyaka 30, kugira ngo nabyo ba bantu batinda kubyara bajye bamenya uko bagomba kwitwara. Bye.